Encore, sache, ce que chacun de nous sache poser de son descendance. Chapitre 4, verset 3 à 5. Nous venons, twasenze Imana nguzivure, ukwezi kwashe kumurika, inzanga mucyo. Nyamuneka turasabye ngo abagenda gukundi, babandi biratana ibiteso byabo, babandi bahindutse abanzi umusaraba wa Kristo, ubagarure mu nzira, abambaza izina ry'Uwiteka bose. Kuko Pawulo yandikiye Timoteyo atanya ko bagiriye abandi nabi, ko bashinjije abandi binyoma, yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ati amaherezo yabo ni ukurimbuka. Aho bameze batyo ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Maze arakomeza ati Imana yabo ninda ana b'umucyo. Mu gihe rero Pawulo yitegerezaga Abafilipi, abona murimo harimo benshi bagenda ukundi, harimo benshi bakora. Haleluya, amen. Abasuje mu izina rya Yesu. Yego. Nitwa Yakabumbye Etienne, andi pastori. Ndi pastori w'umuhamagaro nkorera Imana muri paruwasi ya Rundoyi mu itorero rya Gasovu, ni mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Ndubatse mfite umufasha n'abana 6. Bityo rero nkaba nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana, cyane ritwereka uko tugomba kwitwara niba twarakira agakiza, niba tura abana b'Imana, n'Imana yaradutoranije. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ritwereka aho tugomba gutandukanira n'abapagani. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Yawe dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice ni cya 5, umurongo ni wa 7, dusome n'uwa 8. Handitswe iri jambo ngo, nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Amen. Ndagira ngo rero intego mfite muyimenye, iravuga ngo tugende nk'abana b'umucyo. Bisobanura niba twaraviriwe n'umucyo, turasabwa kugenda nk'abana b'umucyo. Mbere yuko nakomeza n'iri jambo, ndagira ngo mbanze nsenga Imana ya Mwuka Wera anyobore, ne kuba njyenyine, ko ndamutse mbaye njyenyine ntacyo abanyumva bakuramo, n'imitima yabo nta cyayifasha. Ariko Mwuka Wera aramutse abaye hafi yanjye, imitima benshi yahembuka. Ndagira ngo dusome nako dusenga Imana. Ndagira ngo nsenga Imana mbere yo gukomeza. Imana Data twese uhoraho, mu izina rya Yesu, ndagushimira akanya umpaye kuganiriza bene data n'abashiki banjye. Ndinginze nguze ube hafi yanjye, ne kuba njyenyine, aho Umwuka Wera aboneka ari umuyobozi. Ube hafi yanjye, maze imbaraga zawe zinzeho kuva ntangiye kugeza nsoje mu ukuboko kwawe. Kandi abanteze amatwi bose bahe gukurikirana, uzabashoze no kumvira, kugira ngo azaboneke umusaruro. Ndagushimira ko urabikora kubw'icyubahiro cyawe, niwe nk'uko ushaka mu kutwitaho. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo rero dukomeze n'ijambo ry'Imana. Dusomye hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cya 5, umurongo wa 7 n'uwa 8. Aho dusomye ngo, nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Rega byumvikana ngo Pawulo yandikiye Abefeso amaze kumenya ko bamaze kuvirwa n'umucyo, batakira abo hanze, bakiriye agakiza. Ahubwo ati rero kuva mwarakiriye Yesu, nuko murasabwa kugenda nk'abana b'umucyo, kubera ko Yesu ubwe niwe mucyo, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, umurongo wa 12, aho Yesu yavuze ati, ninjye mucyo w'isi, ati umuntu wese unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato. Bityo ndetse no muri Yohana ubutumwa bwiza n'ubundi, igice cya 12, umurongo wa 46, Yesu yavuze ati, naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ndizera ko mwantiza amatwi rero. Yesu niwe mucyo, niba ijambo ry'Imana tuvuga ngo nuko mugende nk'abana b'umucyo, rishaka kuvuga ngo tugende nk'abana ba Yesu. Gusa rero
amen. Mbere yuko nkomeza n'intego umwuka wera yanshyize ku mutima, ndayo mbanze mbabwire ko twahamagawe n'Imana imwe, ariko imihamagaro yo ikaba itandukanye. Kandi kubera ko imihamagaro itandukanye no gukora kwacu kuratandukanye. Ku ruhande rwanjye rero nagira ubuntu ndi muto, natangiye kumva ijwi ry'Imana muri 68. Nari maze imyaka 7 mvutse. Icyo gihe nabanaga na nyogokuru byara mama. Icyo gihe nabanaga na nyogokuru byara mama, kubera ko nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse. Ariko Imana se w'imfubyi ikunda ko nkura, kubera ko yari ko nzayikorera, irandinda. Ubwo muri icyo gihe ndi muto cyane, numvaga ijwi ry'Imana rimpamagara. Ryampamagara nyogokuru akambaza tese, wa mwana we uzisazira. Nanjye sinabonaga icyo musubiza, kubera ko ntarakamenya ko ari Imana impamagara. Gusa muri icyo gihe nakunda kuganiriza abana bato, nkababwira ijambo ry'Imana nkurikije ubwenge nari mfite. Ngeze muri 73 ntangiye kuganiriza abantu bakuru n'abatoya uko Imana ishoboje. Cyakora muri 75 ndabatizwa mfite imyaka 14. Ubwo kugeza umunsi wa none uko Imana ishoboje n'ubundi nkora umurimo wayo, mvuga ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi aho Imana ikingura umuryango. Gusa rero abanjye mbabwire ngo mwivuga ubutumwa ryanjye iyo nganiriza abantu ijambo ry'Imana, umwanya munini cyane n'ubwo kubahanga amaso, nubwo nyine nshishamo nkareba uko bakurikira, ariko umwanya munini ntabwo ubo kubahanga amaso, kandi suko ntareba, ahubwo ni ya mihamagaro mbabwire itandukanye. Buro nkabagira mbabwire ngo iyo maze kumva ijambo ry'intego Mwuka Wera rishyize mu mutima wanjye, ijambo ndarisoma. Nyuma yo kurisoma muri njye agasigaramo undi murimo wo gusenga Imana, ngisha Uwiteka inama. Hese Mana, iri jambo ko maze kurisoma nongereho ngo ikirango narusheho gusobanukirwa. Cyagiye ndi kugisha Uwiteka inama, nibwo ushobora kubona mbumbitse amaso, ni nabwo ushobora kumva muze udusoma ntarambuye Bibiliya. Ntibigutangaze ku Mana byose birashoboka. Gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo, ni ubushake bw'Imana ihamagara. Kandi kuva ari Imana yabyishakiye, icyubahiro ni icyayo. Imana idufashe cyane rero. Gusa icyubahiro ni cy'Imana ko ari ikora imirimo, nta nicyo twakora itadushoboje. Na Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4:13, aravuga ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nanjye uko nkora kose bishobozwa n'Imana, ni nayo mpamvu icyubahiro ari icyayo. Nkabangira ngo none nkomeze n'ijambo Imana yashyize ku mutima ridusaba kugenda nk'abana b'umucyo. Dusome ijambo ngo nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Bafilipi igice ni cya 3 umurongo wa 18, aho Pawulo yandikiye Abafilipi mu gice cya 3 umurongo wa 18 na 19, aravuga ati ariko hariho benshi bagenda ukundi. Yaravuga ati hariho benshi bagenda ukundi, aho nababwiye kenshi ndira, aho nababwiye kenshi ati narone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Nuko agera ku murongo wa 19, aravuga ati amaherezo yabo ni ukurimbuka. Ati Imana yabo ninda. Iryo jambo ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, ngo Imana yabo ninda. Yesu nadufashe cyane ko biratana ibiteye isoni byabo, kandi bahoza umutima ku by'isi. Uwiteka dufashe cyane. Mbese iyo jambo raryumvise neza, ati hariho benshi bagenda ukundi, aho nababwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Harakomeza ati amaherezo yabo ni ukurimbuka, amaherezo yabo ni ukurimbuka. Ati Imana yabo ninda. Harakomeza ati biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Bene data munteze amatwi, abagenda ukundi bisobanuye ni abatagenda nk'abana b'umucyo kandi bitirirwa umucyo, n'abatagenda nk'abana ba Kristo kandi bitirirwa Kristo. Aho bantu ngo bagenda ukundi, abo ngabo tumaze kuvuga ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Bene nk'abo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Icyitonderwa kandi
ngo bameze batyo ngo Imana yabo ninda ngo biratana ibiteye isoni byabo bahoza umutima ku by'isi. Uwiteka dufashe cyane. Nuko mu gihe Pawulo yaramaze kubwira Abafilipi ijambo ati mugende nk'abana b'umucyo, ariko aza kugera ku bagenda ukundi banyuranya n'ab'izina bitirirwa, aravuga ati hariho benshi nta nubwo ari bake, abagenda ukundi ntabwo ari bake, abagenda ukundi ni benshi. Nuko aravuga ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi kinaro ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo. Arakomeza ati bahoza imitima yabo ku by'isi. Imana iduhe kumva neza aya magambo. Mbese ahari iryo jambo raryumvise neza, abagenda ukundi. Ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana rigira imbaraga iyo habaye kurisobanukirwa. Mbese abana b'umucyo n'abagenda bate? Abagenda ukundi tumaze kumenya ko ari abakora ikinyuranyo, mu yindi mvugo n'abagenda nk'ab'umwijima kandi bitirirwa umucyo, ariko bakagenda nk'ab'umwijima, kuko uburyo ikinyuranyo cy'umucyo ni umwijima. Ahatari umucyo haba hari umwijima, ahatari umwijima kandi haba hari umucyo. Pawulo yandikiye Abefeso muri icyo gice cya 5 umurongo wa 11 arabwira ati ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Iryo jambo ndagira ngo turisobanukirwe neza. Ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Birumvikanira ijambo abantu benshi barisoma mu buryo butandukanye, ndetse barisobanura mu buryo butandukanye biturutse ku nyandiko yaryo, ngo ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Mu Kinyarwanda uramutse utitonze wagira ngo haravuga ngo ahubwo muyihane, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko ijambo ry'Imana ishatse gusobanura. Birashoboka ko nanjye ubwo narisomaga mbere ari uko nibwiraga, ariko ndagira ngo n'abatekereza batyo musobanukirwe neza iri jambo. Ubundi umuntu yihana ibyo yakoze, ariko nta wihana ibyo atakoze. None dusomye iri jambo ngo ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Mu Giswahili ho birasobanutse neza. Bibiliya y'Igiswahili avuga ngo wala musishirikiane na matendo yasiyoza yagiza bari muyakemeye. Nuko bisobanuye ngo ntimukagirane ubumwe n'imirimo yabo umwijima itatanga umusaruro cyangwa itera imbuto, ngo ahubwo ngo muyirukane bari muyakemeye. Yani kusema kwamba matendo yasiyoza yagiza, kazi yetu ni kuyakemea, na tukisha kuyakemea tutafanya yaliyo ya nuru kama sisi ni watoto wa nuru. Imana ishimwe cyane. Niba turi abana b'umucyo, nubanga imirimo y'umwijima tuzayirukana, tuzayicyaha. Nihagira nashaka kuyitwegereza tuzayamagana, niba tuzi ko turi abana b'umucyo. Urumva ko mu Giswahili birasobanutse neza ku bantu bumva Igiswahili. Icyakora Bibiliya y'Icyongereza nayo bivuga neza ngo and the heaven of fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Nuko iri jambo ngo and the heaven of fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Bisobanuye ngo ntimukifatanye cyangwa se ntimukagirane ubumwe n'imirimo yabo umwijima itagira umusaruro cyangwa itera imbuto, ahubwo muyirukane cyangwa muyisunike. Yesu nabaye kunyumva neza. Imirimo yabo umwijima ntidukwiriye kuyikora ngo twe kuyamagana. Bityo rero umuntu yihana ibyo yakoze, ariko akirukana ibiri kumusatira, ariko atarabikora, akabyamagana, akabyirukana. Uwiteka abafashe kunyumva neza. Nuko intego yacu ni ukugenda nk'abana b'umucyo. Mu gihe rero Pawulo yitegerezaga Abafilipi, abona murimo harimo benshi bagenda ukundi, harimo benshi bakora imirimo yabo umwijima kandi ari Abakristo, bakora imirimo yabo umwijima ari abarokore bitirirwa izina rya Yesu,
arababwira ati nuko ntimugafatanye nabo. Ariko Abafilipi barababwira ati hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, ati nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ati amaherezo yabo ni ukurimbuka. Aho bameze batyo ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Maze arakomeza ati Imana yabo ninda. Bene nk'abo ngo biratana ibiteye isoni byabo, ntabwo biratana ko bakijijwe, ntibiratana agakiza, biratana ibiteye isoni byabo. Bamwe bakiratana kwica kwabo, abandi bakiratana ubusambanyi bwabo, abandi bakiratana ko bagiriye abandi nabi, ko bashinjije abandi binyoma, ko bahejeje abandi mu munyururu muri za gereza, bakiratana ibiteye isoni byabo. Ko bameze batyo rero, ko amaherezo yabo ni ukurimbuka. Uwiteka dufashe cyane. Nyamara reka nkubwire icy'abana b'umucyo bagomba kwiratana. Mugaragu y'Imana Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14, arabwira ati ariko njyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye kw'iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nuko nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Cyo jambo raryumva neza ngo ariko Imana dufashe cyane, ngo ariko njyeweho mu gihe abandi biratana biteye isoni, njyeweho sinkiratana ikindi. Imana iri kubyumva neza. Mu gihe abandi biratana ko bishe, abandi bakiratana ko bafungishije abandi babarenganije, abandi bakiratana ubujura bwabo, bakiratana ingeso zabo n'ubusinzi bwabo, nka Nabali ngo wanejejwe nuko yasinze, nkuko tubisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 umurongo wa 36 na 37, aho Nabali yanejejwe nuko yasinze, aho kunezezwa no gukora iby'Imana ishaka, ashimishwa nuko yasinze. Ubwo nawe yarari kwiratana ibiteye isoni. Ariko Pawulo aravuga ati njyeweho nyuma yo kwitirirwa izina rya Yesu sinkiratana ikindi keretse umusaraba wa Kristo wateye kw'iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Iryo jambo waryumvise neza. Imana igushoboze niba twaramaze kwitirirwa izina rya Yesu, ntidukwiye kwiratana ibiteye isoni. Turasabwa kwiratana ko twakira agakiza, tukiratana icyo umusaraba wa Kristo waduhinduye, wadukoreye mu mitima, tukiratana icyo Yesu yadukoreye, tukiratana ko muri twebwe twanesheje ibyaha, ko tutagisinda nk'abandi, tukiratana ko tutagisambana, tukiratana ko tutakigira urugomo, ko dufite ubwumvikane. Uwiteka dufashe cyane. Mbese abana b'umucyo bazarangwa n'iki? Ndagira ngo unyumve neza, maze bishoboka nawe we kwiratana ibiteye isoni, ahubwo wiratane ko wakijijwe, wiratane ko ugenda uko ijambo ry'Imana rigutegeka. Soma ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 17 kugeza ku wa 19, aho Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 17 kugeza 19, arabwira ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda. Urumva ko aha ngaha hari habonetse impinduka. Ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Arakomeza ku murongo wa 18, ati ubwenge bwabo buri mu mwijima, ati n'ubujiji buri muri bo, ati kandi kunangirwa ku mitima yabo kwabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Nuko maze nyumva neza iri jambo ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima, abagenda ukundi, abatagenda nk'abana b'umucyo, ubwenge bwabo buri mu mwijima, n'ubujiji buri muri bo, no kunangirwa ku mitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Umurongo wa 19 Pawulo arababwira ati kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, abagenda ukundi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni n'ibinye byose bifatanije no kwifuza. Iryo jambo raryumva neza. Pawulo yandikira Abefeso ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami. Imana izamfashe nanjye uko guhamya, nanjye nzakugire ko ntakigenda nk'uko abapagani bagenda,
nawe ndakwifuriza guhagarara utyo, ukazagaragara kutakigenda nk'uko abapagani bagenda, kutakigira urugomo nk'uko abapagani barugira, kutakisambana nk'abapagani, ahubwo gusiga genda nk'abana b'umucyo. Ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ati ubwenge bwabo buri mu mwijima, n'ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Ageze kuri uwo murongo wa 19 umubabaro, ati kandi babaye ibiti biba ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Ibyo rero ni iby'abagendera mu mwijima. Ariko nagira ngo turebe mbese abana b'umucyo barangwa n'iki. Niba abapagani hariho bana b'umwijima, niba barangwa n'ingeso mbi, ubwenge bwabo bukaba buri mu mwijima, bakaba barabaye ibiti bakiha ubusambanyi bwinshi, harimo bwa busambanyi buteye ubwoba cyane, harimo n'abagabo bifuza abandi bagabo, abagore bifuza abandi bagore. Ibigaragara ngo ubwo n'ubutinganyi tujya twumva. Imana tugendere cyane. Birasaba ko rero ibyo tuberekera batarakizwa, tuberekera abapagani batazi Imana, nk'uko Pawulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere yabandikiye igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Arandika ati icyo data ati cy'Imana ishaka, ati kuko icy'Imana ishaka ari iki, ati icy'Imana ishaka ni iki, ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Urabyumva neza? Ariko icy'Imana ishaka ntabwo ari idini, si isabato, si icyumweru. Icy'Imana ishaka ntabwo ari Yesu ashimwe. Icy'Imana ishaka si ndakuramutsa Mariya. Icy'Imana ishaka si dawe uri mu ijuru. Icy'Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Imana yarampishuriye ari ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize wa 2022, hari ku wa 5, irambwira ngo ashaka kubona itandukaniro hagati y'inzu yayo n'andi mazu. Kariyo mpamvu twasomera ijambo ngo nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Urumva neza iryo jambo. Uwiteka arambwira ati ndashaka kubona itandukaniro hagati y'inzu yanjye n'andi mazu. Bigaragara ngo hari abitirirwa izina rya Yesu, hari n'abamaze kwiha Satani, abo nabo ni inzu za Satani. Ariko niba twaramaze kuba inzu y'Imana, turasabwa kugenda nk'abana b'umucyo. Inzu y'Imana igatandukana n'andi mazu. Wambaza utese inzu y'Imana ni iyihe? Wenda wakwibwira ngo Imana ashaka kuva mu rusengero barwubakira uburyo butandukanye n'akabare. Ntabwo ariko bishatse kuvuga. Inzu y'Imana igomba kugira itandukaniro hagati y'inzu hagati, igomba kutandukana n'andi mazu. Turasoma Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 6. Rero urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 6 handitswe iri jambo ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo nitwe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. Amena. Iyo nzu yayo nitwe. Nizere ko mwanteze amatwi. Ngo bigaragara bakira agakiza, nitwe nzu y'Imana. None Imana yashaka kubona itandukaniro hagati y'inzu yayo n'andi mazu. Bivuga ngo yashaka kubona itandukaniro hagati y'abakristo n'abapagani. Yashaka kubona itandukaniro hagati y'abanyetorero n'abatari abanyetorero. Kubona itandukaniro hagati y'abakijijwe n'abadakijijwe. Nuko umwanditsi wandikiye Abaheburayo atariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Ati iyo nzu yayo nitwe. Bibiliya y'Igiswahili bivuga neza ngo bari.
Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Nuko ilishambo ngo ariko bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ngo ariko Kristo ni nk'umutware w'inzu y'Imana, ati kandi inzu yayo ni twe. Imana dufashe cyane. Mbese iyo jambo uraryumvise neza? Ngo kuko ngo ariko Kristo, bira France bango mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, pourvu que nous tenions jusqu'à la fin l'espérance. Iryo jambo ngo mais Christ est comme fils sur sa maison, c'est sa maison, et sa maison c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance, jusqu'à la fin l'espérance dont nous nous glorifions. J'espère que vous me suivez. Ndizera ko munkurikiye iri jambo ngo niba dukomeza ubushizi bw'amanga bwacu, niba dukomeza ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku munsi w'imperuka, cyangwa se kugeza ku mperuka. Mbese iryo jambo uraryumva neza? Uwiteka arashaka ko tumenya ngo nitwe nzu y'Imana, nje nawe nitwe nzu y'Imana, turi inzu y'Imana. Niba twarakira agakiza, Imana ituye muri twe, irashaka kubona itandukano ry'aho ituye n'aho idatuye. Uraryumva neza? Uwiteka dufashe cyane. Iri jambo ngo mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous pourvu que nous le tenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nuko iri jambo ritwereka ko Kristo ari Kristo ngo ari umutware, mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous pourvu que nous le tenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nuko bigaragara ngo ariko Kristo n'umwana koko utwara inzu yayo, kandi inzu y'Imana ni twe. Niba koko dukomeza ibyiringiro cyangwa ubushizi bw'amanga bwacu n'ibyiringiro ngo bikomere kugeza ku mperuka, nizere ko wanteze amatwi. Ndajya kwa kanya abanteze amatwi, irifera ko mwankurikiye rero turi inzu y'Imana, nkuko Pawulo yabwiye Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri yabandikiye igice cya 6 umurongo wa 16, arabwira ati urusengero, ati mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nkuko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, no bazaba ubwoko bwanjye. Nizere ko twamaze kumenya inzu y'Imana yariyo. Gusa ndagira ngo intego yanjye muyizirikane, nuko dusaba kugenda nk'abana b'umucyo. None se abana b'umucyo bazagenda bate kugira ngo batandukane n'abo tuvuze? Babandi tumaze kubwira mu Tesalonike ngo turasaba kutandukana n'abapagani batazi Imana, nkuko twabisomye ngo iki Imana ishaka niki. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza 5, ngo iki Imana ishaka niki? N'ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe, ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira. Nous lisons en langue française. Il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Nuko bivuga mu Gifaransa ngo ce que Dieu veut, icyo Imana ishaka, c'est votre sanctification,
n'ukwezwa kwanyu kandi no kwitandukanya ce que vous vous abstenez de l'impudicité nuko mwitandukanya n'ubusambanyi yani sexual immorality in English mukitandukanya n'ubusambanyi maze kandi umuntu wese muri twebwe muri mwebwe akamenya gutegeka umubiri we umubiri ntukabategeke niba mwarahindutse abana b'umucyo ntitwemerewe gutegekwa n'umubiri ahubwo turasabwa kugendana n'Imana tugakora ibyo Imana ishaka umubiri tukawutegeka nkawa muririmbyi waririmbye w'105 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ararimba agera ku gice cya nyuma cya 7 ati none maso yanjye nawe matwi nawe munwa wanjye mubiri we ati mwese mushimishe wankuye mu ngoyi haleluya mwese mushimishe arategeka umubiri wo gushimisha Imana arategeka umubiri wo gushimisha Imana aranga ko umubiri washimisha Satani aranga ko umubiri we washimisha abadayimoni ashaka umubiri unezeza Imana ati maso yanjye ati none maso yanjye nawe matwi nawe munwa wanjye mubiri we mwese mushimishe wankuye ku ngoyi ibyari mu byose bimushime tegeka umubiri wawe gushimisha Imana umubiri wawe nusamba uzatukisha Imana umubiri wawe nuramuka ugutegetse gusinda ugasinda uzatukisha Imana umubiri wawe nugutegeka kwica ukica uzabaza Imana wunteze amatwi bagabo imibiri yacu ntikadutegeke kuko imibiri yategetse bamwe barasinda bandi bagasambana bandi bakabeshyirana bandi bakica bandi bakiba kubera ko imibiri yategetse ibyo ntibyahesha Imana icyubahiro ariko imibiri yacu tuyitegeke tuti imibiri wacu maso yacu matwi yacu mubiri we nuko ingingo zacu zose tuzitegeke kunezeza Imana yaturemye witeka bagire neza ndagira ngo noneho rero ngere ku bana b'umucyo neza dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 9 abana b'umucyo bazagenda bate bazitwara bate nk'abana b'umucyo ku murongo w'9 mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 9 haranditswe ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se byumvikana ngo kizagaragaza ko turi abana b'umucyo n'urukundo naho urwangano rwo ruzagaragaza ko turi ab'umwijima hari umuntu areba idini arimo ati kubera ko nsengera hanaha ko nsenga ku munsi n'uyu ati ubwo nanjye nahindutse umwana w'umucyo ntabwo idini ryo rigaragaza abana b'umucyo kigaragaza abana b'umucyo n'urukundo nizere ko mwangiza amatwi ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se Imana ibahe kunyumva neza ngo aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu nashaka maze imyaka 30 mu itorero nashaka maze imyaka 50 ariko niba yanga mugenzi we aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu Imana ibahe kunyumva neza waba uri umusore waba uri umukobwa waba uri umugabo uri umugore se uri we wese wibuke ko umuntu wanga mwene se ari mu mwijima cyakora imirimo y'umwijima n'ubusambanyi nabwo ubwabo twasanze ko ari imirimo y'umwijima aho twasomye mu Befeso ngo imirimo yabo aho twasomye hariya mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18 na 19 aho twabwiye ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima ntabwo wumva ubwenge bwabo buri mu mwijima ngo n'ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana ageze ku murongo wa 19 ngo kandi babaye ibiti ikizakubwira ko ari ab'umwijima nyine babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi ntiwumva ko ubusambanyi nabwo bene bwo ari abantu bakiri mu mwijima nuko ndagira ngo ureba huri gusa ndashaka kuvuga ku rukundo ruzaturanga nk'abana b'umucyo na Yesu ari we mucyo nkuko twabisomye ati naje mu isi
ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Je twasomye hariya nyine muri Yohana igice cya 12:26 Yesu ati naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Bityo rero Yesu amaze kwereka abigishwa ko ari we mucyo, yabahaye itegeko uko bazitwara nk'abana b'umucyo. Hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 13:34 na 35 arababwira ati ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze mu ariko namwe mukundana. Arakomeza ati ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje ni mukundana. Mwabyumvise neza? Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho. Ntiyavuga ati wenda bazabamenyera ko muri abanje ku idini musengeramo, ku munsi musengaho, ku isabato cyangwa ku cyumweru. Arabwira ati dore icyo bazabamenyera ko muri abigishwa banje nuko mukundana. Ati ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze mu ariko namwe mukundana. Arakomeza ati ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje. Ntabwo mwumva ibyo bazatumenyeraho. Ufite amatwi yumve. Habwa abigishwa ba Yesu barangwa n'amazina yo mibatizo. Si uko umuntu yitwa izina runaka ati narabatijwe, agomba kugira urukundo ruranga ko ari umwana w'umucyo. Agomba kuakunda mwene se nkuko yikunda. Agomba kuakunda umugore we, agomba kuakunda umugabo we, agomba kuakunda mugenzi we nkuko yikunda, kugira ngo agaragare ko ari umwana w'umucyo. Nizere ko mwanteze amatwi. Yesu ati ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nkuko nabakunze mu ariko namwe mukundana. Ati ibyo nibyo bose bazabamenyeraho, nta kindi bazatumenyeraho ko turi abana b'umucyo uretse urukundo. Ndibuka hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10 muri 1998 mu mwaka w'1998. Cyo gihe ari ku cyumweru nagiye miyerekwa, maze muri iryo yerekwa nza kubona mbona ukwezi ubona kwitegerezaga muri iryo yerekwa, mbona kugoswe n'umwijima mwinshi cyane. Maze kwa kwezi ngena kwitegerezaga numva ijwi ry'Imana irampamagaye. Uretse ko gusa nabonaga ko uko kwezi gufite akantu k'akamuri gake kari gusigara kagaragaza nyine ko ari ukwezi, ariko kandi hose ari umwijima. Nuko ijwi ry'Imana irambwira tumva rero kuri kwezi ubonye umwijima utumye kutamurika ni umwijima witwa ubusambanyi n'urwangano. Ndetse ngewe nari mbitondetse uko bitatondetse. Rero ijwi ry'Imana ryambwiye n'urwangano n'ubusambanyi. Mbega urwangano rukwisonga, ubusambanyi bugakurikiraho. Ngo umwijima utumye kuri kwezi kutamurika, bigaragara ngo kwagomba kumurika, ariko ikikubuje kumurika ni urwangano n'ubusambanyi. Kandi intego yacu ngo tugende nk'abana b'umucyo. Umucyo bigaragara ngo uramurika. Yesu yaravuze ngo abariko imirimo yanyu myiza ibonekera imbere y'abantu bose kugira ngo bahimbaze Yesu wo mu ijuru. Yesu nadufashe cyane ngo abariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu bose kugira ngo bahimbaze So wo mu ijuru. Urabyumva neza? Uzabisome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gice cya 5 so mu murongo wa 16 uzabibona aho Yesu avuga tuko abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu bose kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahimbaze So wo mu ijuru. Cyo ni kimana dushaka utoro ry'Imana. Esa hari murabyumvise neza nuko muri iryo yerekwa mbwirwa ko ikitumye ukwezi kutamurika ari urwangano n'ubusambanyi. Yo mu itorero habonetse mw'inzangano, abantu bakabura urukundo, basanga barahigana, ishyari ribamereye nabi, bamwe ntifuza ko abandi babaho. Burya biba bigaragara umwijima wagize imbaraga ku itorero. Nagiye miyerekwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2019. Cyo gihe akaba hari ku cyumweru Imana iransanga
irambwira ngo nzabwira itorero ngo abantu bashaka guturwamo n'Imana, ngo abifuza ko Yesu atura muri bo, Mwuka Wera akababamo, ko nzabwire ngo hari ibintu bibiri bitabana, ngo hari ibintu bibiri bitabana, ngo ibyo bintu bibiri bitabana rero ngo ni ishyari n'Umwuka Wera, ko nzabwire ngo ishyari n'Umwuka Wera ntabwo bibana. Maze muri iryo yerekwa, kubera ko Imana yabonaga hayi wenda ko bishobora kwibagirana, irambwira iti kugira ngo umenye imbaraga z'iri yerekwa, imbaraga z'iri jambo, ngiye kuguha melodi y'indirimbo iri mu iri jambo, maze nawe uzabibwira abantu ngo ishyari n'Umwuka Wera ntabwo bibana. Nuko numva ijwi ry'Imana cyangwa se rya marayika riraririmba rinyereka melodi nagenderaho mbisubiramo. Iyo ndirimbo ikavuga ngo ishyari n'Umwuka Wera ntabwo bibana haba namba, ishyari n'Umwuka Wera ntabwo bibana haba namba. Nuko muri makero ndabizirikana ku buryo nahinze n'indirimbo nubakiye kuri iyo fondation nahawe n'Umwuka Wera, ku ishyari n'Umwuka Wera bitabana. Nuko ndagira mbabwire abantu munteze amatwi, ishyari ni iki? Ishyari ni umuntu wifuza kubaho ariko ntiyifuze ko abandi babaho, akifuza kugubwa neza ariko abandi babuze amahoro, akifuza kurya ariko ntiyumve ko n'abandi babona icyo barya. Bene nk'uwo aba afite akazi ariko akumva abandi batabona akazi, kandi nawe Imana yarakamuhaye. Bene data, ishyari n'Umwuka Wera ntabwo bibana. Niba Imana yaraguhaye imibereho, ujye wifuza ko n'abandi babona imibereho. Niba Imana yaraguhaye urubyaro, cyumva ko n'abandi bakwiye kubyara bagaheka. Niba Imana yaraguhaye imyambaro yo kwambara, ujye wumva ko n'abandi bakwiye kubona imyambaro. Niba Imana yaraguhaye inzu yo kubamo, ujye wibuka ko n'abandi bakeneye inzu yo kubamo. Imana ikwiye kunyumva neza. Niba Imana yarakubakiye urugo ikaguha umugabo, ujye wumva ko n'abandi bakobwa bakwiye kubona ingo zabo. Imana ikabubakira ingo, ikabaha abagabo. We kujya ugira ishyari ngo bitumye kwica amakwe y'abandi, kandi nawe Imana yarakubakiye urugo, usanga uri guhimba ibinyoma wita ababyeyi b'abakobwa barozi, ngo niko Imana ngo ikubwiye kandi ari ishyari. Imana ikugenderere cyane, maze bishoboka wibuke ko kizagaragaza ko turi abana b'umucyo, ko turi abigishwa ba Yesu. Hari urukundo. Mwumvise kwa kwezi impamvu kutamurika ngo n'urwangano n'ubusambanyi. Mirisobanuye ngo impamvu abapagani babona ntacyo turusha abandi nuko babonye inzangano zabonetse muri twe, kandi turi abakristo. Bakumva ngo muri twabonetse ngo bajya kurarikira ingo z'abandi, baciye inyuma y'abagore bashatse, baciye inyuma y'abagabo bashatse. Ibyo bintu bitera Imana umubabaro cyane. Ngo babwire ngo ugitumye ukwezi kutamurika n'urwangano n'ubusambanyi. Nizere ko mwanteze amatwi, mbese ahari uranyumva neza, urumva ko ishyari n'Umwuka Wera bitabana. Maze muri iryo yerekwa ryo kuri 6 z'ukwezi kwa 10 2019 ari ku cyumweru, Imana nibwo yaje kumbwira ngo nzabwira abantu basome Abefeso igice cya 2 umurongo wa 22. Abefeso igice ni cya 2 umurongo wa 22 handitswe iri jambo ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mushobore kuba inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri we namwe murubakanwa. Iryo jambo ngo murubakanwa bigaragara ngo iyo rero ntanze ubutumwa bwo kubaka nawe je ukaririmba ngafashwa, yabisobanura ngo turi kubakanwa. Imana idufashe cyane. Bigaragara ntuzumve ko wihagije, je wumva ko nawe uro kugirwa inama, namwe murubakanwa. Nuko byumvikana ngo Yesu aradufata akamfata akangira nk'itafari, nako nyirakana kamugira itafari, na nyirakana kanuko akayatondeka, nuko akatubakana cyangwa se tukubakanwa, cyangwa dushobore kuba inzu yo kubagamo n'Imana. Umwe agasenga, undi akaririmba, undi akavuga ubutumwa, undi akitanga, nuko tukubakanwa ngo dushobore kubagamo n'inzu, dushobore kuba inzu yo kubagamo n'Imana mu mwuka. Nizere ko munyumvise.
gusa ndagira ngo mbabwire ko ishyari n'umwuka bitabana. Niba ushaka amahoro byumva n'abandi ko bayakeneye, niba wifuza kubaho byumva ko n'abandi bakeneye kubaho. Niba Imana yarakugiye neza, ese wenda ikaguha umwuka wayo wera, ntuzagire ishyari abandi yamubahaye. Byumva ko nawe ntacyo watanze ngo umwuka wera umubone. Imana yaguhaye impano, uzi ko ishyari rishobora kuzana ubuhanuzi bw'ibinyoma mu itorero, ugasanga abantu bateranya abandi n'abandi bitewe n'ishyari, kuko udashaka kanaka n'abagaragara nawe amenyekana. Nyamara wibuke ko yaguhaye umwuka wera, n'abandi ishobora kumubaha. Wibuke ko yaguhaye iyo mpano ufite, ko n'abandi yayibaha. Icyitonderwa, wibuke ko utaba kamara, kuko ntuzahoraho, nanjye sinzahoraho. Niyo mpamvu niba hari ikimana inkoresheje gukoresheje, dukwiye gusenga Imana igaturanya n'abandi. Imana ibaye kunyumva neza. Dore Mose Imana yaramuhamagaye imutuma gukura Abisirayeli mu Egiputa, ariko nyuma yaho iramusanga iramubwira iti hagurutsa Yosuwa mwene Nuni umuhagarika imbere y'Abisirayeli. Iramubwira iti kandi umuhe ku cyubahiro cyawe, kugira ngo Abisirayeli bajye bamwubaha nk'uko nawe bakubaha, bajye bamwumvira nk'uko nawe bakumvira. Ufite amatwi yumva yumve. Uzabisome mu gitabo cyo Kubara igice cya 27. Uzabisome mu gitabo cyo Kubara igice cya 27 uhereye ku murongo wa 18 ugeze ku murongo wa 20. Uzabibona aho Uwiteka yabwiye Mose ati hagurutsa hamagara Yosuwa mwene Nuni muhagarika imbere y'Abisirayeli, ati kandi umuhe ku cyubahiro cyawe. Bigaragara ngo nawe amenye ko nawe ari umuntu, amuha agaciro, umuhe ku cyubahiro cyawe, kugira ngo Abisirayeli bajye bamwubaha nk'uko nawe bakubaha. Nawe umenye ngo mwene so bakwiriye agaciro ngo nawe ugahabwa. Nubona nawe rero hari ikimana imukoreye, wigira ishyari, witangira gutekereza nabi, tindakora iki ngo atagaciro, wese kugafite wagahawe nandi ko agahawe n'Imana, kucyumva itagaha n'abandi. Uwiteka dufashe cyane. Numva rero munyumvise, ishyari n'umwuka wera ntabwo bibana. Ndaye nkubwire ngo niba ushaka kubaho ujye wumva na mwene so yabaho. Niba ushaka amahoro ujye wumva na mugenzi we yayagira. Ntabwo wagira amahoro mwene se atayabonye. Nicyo nkikubwira hakiri kare. Abandi benshi cyane ugasanga ati nzagira amahoro kuko kana katakiriho. Kutabaho kwa kanaka ntibyaguhisha amahoro, kandi gupfa kwa kanaka ntibyakuramisha. Ahubwo nyamara kurama kwa kanaka nawe kwakuramisha. Niba wifuza kurama byo wifuza ko n'abandi barama. Ndizera ko nteza amatwi. Dore umuntu umwe n'agatekerezo ngiye gutanga. Umuntu waje kugira umwuka w'ishyari, nuko ajya gusenga Imana ariko n'ishyari riri mu mutima we, ngo arasenga ati Imana ndashaka kumpa umugisha. Tese Imana ntiwangirira neza ukampa umugisha. Nuko Uwiteka aramwumva, ngo aramubwira ati umva rero, ati umugisha uransaba wose ndawuguha, atari ko wa muturanyi wawe umugisha ndaguha ndamukubira kabiri. Nuko amubwira ati ndamukubira kabiri. Undi yumva ishyari riraje, yumva agize umutima mubi kubera ishyari. Ati kuki Imana igiye kubikora gutyo? Ati koko Imana ninyisaba miliyoni 5 kanaka iramuha 10, ninyisaba miliyoni 20 z'amafaranga iramuha 40. Mbese yumva ishyari ryuzuye umutima we, yumvise cyo ishyari kubera ishyari. Ati use noneho ndasaba Imana iki kanaka yabonera mu gihombo kubera ishyari. Mumbuge ishyari riri. Nibwo ngo yaje guhindura amasengesho, kandi hari gusaba Imana umugisha. Haravuga ati Imana rero namenye ikintu urankorera, ndagusaba ngo unkure mu ijisho rimwe. Mbega byumvikana ngo yumvise ko Imana nimukura mu ijisho rimwe, mugenzi we uramukura mwabiri. Murumva ishyari uburyo ari ribi. Nuko mu gihe rero yasabaga atyo, Uwiteka aramwumva, yumva aramugaye. Ati mbega ubuswa, mbega ubupfuwe. Nuko maze Imana irababara, iramubwira ati nuko nsabye mu cyimbo cy'umugisha unsabye gukura mu ijisho,
nuko ati sibyo uvuze ngo Uwiteka ijisho ngo abarishingujemo. Hamaze kurishinguzamo rero nuko undi ngo ategereje ko kanaka imukuramo abisha. Arategereza, Imana ntiyamukuramo na rimwe. Itamukuyemo na rimwe rero yumva hagize umubabaro, atangira gutonganya Imana. Atese Mana, nawe usigaye ubeshya ko wambwiye ngo icyo uzankura kana kuzamukura kabiri, none ko amaso yabiri akomeje kuyagira. Nuko Uwiteka nibwo yaje kumubwira, kubera ko Imana ntiwayiburanye ngo uzayitsinde. Imana yagutumva rero, wajijwe wariganijwe, ishyari rigukozeho. Tiburya rero ntabwo nakubwiye ngo icyo nzakwaka, nakubwiye ngo icyo nzaguha. Kanaka nzamukubira kabiri. None rero nakwatse ijisho rimwe ahubwo we namusigiye abiri. Nuko urumva neza ubwo rero baratsinzwe, ariko ishyari niyo ryamukuye mu ijisho. Ni ishyari ni ribi wa Kristo bene data. Turasaba gusenga Imana ikaturinda ishyari, kadushoboza kugira urukundo rwo gukunda bagenzi bacu ngo twikunda. Imana idufashe cyane kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Wibuke ko ari umuntu nkawe, urifuza kurya, wumve ko na mwene se akeneye kurya. Urifuza kwambara, wibuke ko na mugenzi wawe akeneye umwambaro. Uri mu nzu nibyo ugira aho utaha, wumve ko na mugenzi wawe akwiye kubona aho ataha. Nuko nizere kunteza amatwi, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ndizera kunteza amatwi cyane. Ndagira ngo ngaruke rero kuri rya yerekwa ryo kuri 11 z'ukwezi kwa 10 muri 98 ari ku cyumweru, ngo kuri ya kwezi ngo impamvu kutamurika ngo ni urwangano n'ubusambanyi. Mbese ukwezi ni iki? Ko ni byiza ko dusobanukirwa ukwezi ko ariko. Nkunda kubwira abantu ngo habaho kumva, hakabaho no gusobanukirwa. Amagambo mu Giswahili bita kusikia na kufahamu. Iryo jambo kusikia na kufahamu, to hear and to understand. Mu Cyongereza écouter et comprendre. Mu Gifaransa bita rishimo avere havine. Mu Giheburayo bigaragara ngo birasaba ko nje nawe twumva ariko tugasobanukirwa. Mbese ukwezi ni iki? Uku kwezi kutamurika kubera urwangano, kubera ubusambanyi. Uku kwezi ni iki? Maze bishoboka numara gusobanukirwa uku kwezi, uhirimbanye ko nako kwezi kutagerwaho n'umwijima, ahubwo ko kwamurika. Abapagani bakakumenya kwa ari ukwezi, bakamyataba n'abana b'Imana. Yesaya igice cya 30 umurongo wa 26. Yesaya igice cya 30 umurongo wa 26 handitswe ijambo ngo umwezi w'ukwezi uzamera nk'umucyo w'izuba. Ngo n'umucyo w'izuba uzongerwa 7 uhane n'umucyo w'iminsi 7. Ubwo Uwiteka azapfuka ibisebe by'abantu be akavura n'inguma zabo. Ndagira umwanteza amatwi ngo umwezi w'ukwezi uzamera nk'umucyo w'izuba. Urumva iryo jambo umwezi w'ukwezi, aho ukwezi kuzamera nk'izuba maze kukamurika nk'izuba. Nuko ariko ngo hari kizaba cyakozwe. Umwezi w'ukwezi uzamera nk'umucyo w'izuba, ngo n'umucyo w'izuba uzongerwa 7 uhane n'umucyo w'iminsi 7. Ariko mwumvise kizaba cyakozwe ubwo Uwiteka azapfuka ibisebe by'abantu be akavura n'inguma zabo. Mu gihe abantu bazaba bakijwe ibisebe, hari mu busambanyi n'ubwo n'igisebe kibi, hari mu izo nzangano n'igisebe kibi, harimo n'iryo shyari n'igisebe kibi. Ibyo bisebe Imana imaze kubivura, abantu bamaze kubana amahoro, abantu bakundanye. Ngo icyo gihe ngo ukwezi kuzamurika nk'izuba. Imana tugendere cyane. Mbese ukwezi ni iki? Ijambo ukwezi bisobanuye, ukwezi bisobanuye umubyeyi witwa umugore, kandi umugore niwe torero. Ukwezi ni umugore, naho izuba ni umugabo. Ubundi Yesu niwe mugabo w'itorero, Yesu niwe zuba, naho ukwezi ni itorero. Numusoma Zaburi ya 84 umurongo wa 11 n'uwa 12 muri Bibiliya za kino gihe uzasanga handitswe ijambo ngo kuko Uwiteka Imana
ari izuba n'ingabo ikingira. Icyo nshaka n'ubuya ngo tumenye ko Uwiteka ari izuba. Amen. Naho rero ukwezi ariko torero yawuzamye ari nawe mugore, yawuzamye ko ukwezi ari umugore. Uzasoma Itangiriro igice cya 37 umurongo wa 9 ugeze ku wa 10, uzabona aho Yosefu yarose inzozi ngo abone izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 bimukubise imbere. Nuko maze inzozi ngo azirotorera bene se, ngo azirotorera na se Yakobo. Ise ngo aramucyaha kuko yari amaze kumenya icyo zisobanuye, ngo aramucyaha ati izo nzozi nizo nziki, izo nzozi warose n'inzozi iki? Ati nukuri nje na nyoko. Ati nukuri ko rwose nje na nyoko, ijambo nje na nyoko harimo izuba n'ukwezi. Nje na nyoko tuzaza huri, nje na nyoko n'abakuru ba 11 tuzaza huri tukuranye. Bakuru ba Yosefu bari bo bageranywa n'inyenyeri, ariko izuba n'ukwezi umugabo n'umugore. Ndagira ngo wanyumvise neza, uku kwezi ngo kuzamurika nk'izuba. Nuko bisobanuye ngo haleluya, ngo itorero umunsi ryakijwe ibisebe, ryaretse ubusambanyi, yaretse inzangano, mu itorero bakarangwa n'urukundo, ngo icyo gihe bazamurika nk'izuba. Nuba ngo abantu bazajya bareba bati yo turabona mu Imana, babitegereza bati wajya ni Yesu ntabwo ari abantu. Naho nuko bari kumurika nk'izuba nyine. Imana itugenderere cyane, nibwo amakorali azaririmba abayahanzwe amaso bati turabona atari bo baririmba, tumva ari nk'Imana iririmbira muri bo. Naho baramurika nk'izuba, nibwo umukozi w'Imana azahagara imbere y'abantu avuga ijambo ry'Imana. Abantu bati mbega we Umwuka Wera, mbega ntabwo ari we turabona, ari Imana ivugira muri we. Nubwo ari kumurika nk'izuba, ariko hanini ibisebe byarakize, inguma Yesu yarazomoye. Imana ibafashe cyane. Nicyo najya mbabwire rero, nuko mukanya ndarangiza, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko nimugafatanye nabo, ngo ahubwo ngo kuko kera mwari umwijima, kera wijya kwifata uko wahoze kera utarakira agakiza, wikwifata uko wahoze kera uri umupagani. Genda nk'abana b'umucyo, wakubitaga umugore wawe ukiri umupagani, wasuzuguraga umugabo wawe ukiri umupagani, ugaca inyuma y'uwo washatse ukiri umupagani. Ariko niba waramaze kwakira Yesu, genda nk'umwana w'umucyo. Nuko Paulo ati nuko nimugafatanye nabo, ati kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, mugende nk'abana b'umucyo. Haleluya. Nuko mugende nk'abana b'umucyo. Icyo ni Imana ishaka. Ndizera ko mwanteze amatwi. None twamaze kubwirwa ngo nguvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ariko tubona icyo Yesu yavuze, ati ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nkuko nabakunze, mu ariko namwe mukundana. Ngo ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje. Ngiki cyo bazatumenyeraho rero, nuko dukundana. Mbifurije kugira urukundo, mugakundana nkuko Yesu yadukunze, tugakundana nkuko Yesu yadukunze. Niko Yesu yanabwiye abigishwa be, Yohana 15 umurongo wa 12, ati ngira itegeko mbahaye, mukundane nkuko nabakunze. Nuko Imana idufashe, idushoboze gukundana nkuko Yesu yadukunze, akatwitangira natwe ariko dukundana, maze bityo ishyari turyimure rive mu nzu y'Imana, maze Uwiteka abone icyicaro muri twe, ishyari ibashe gutsindwa burundu. Kandi Imana idushoboze kumenya gutegeka imibiri yacu nkuko tubisoma iri jambo gutegeka umubiri. Twabisomye mu Batesalonike, twayibonye ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe kandi ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irare ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Gusa ariko ndagira ngo dusabe Imana imbaraga, ijambo nabo ni irya nyuma tuzagendera tukabasha kwitwa abana b'umucyo nkuko bikwiriye. Hari amagambo abiri ndasoma. Ijambo rya mbere risoma muri Yesaya igice cya 33 umurongo wa 14 kugeza 16. Irindi ndarisoma mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 30 umurongo wa 12. Nyuma yaho
tuze gusenga Imana ngo bishoboka Imana ivana inzangano mu itorero, ivana ishyari mu itorero, ivana ubusambanyi mu nzu yayo, itorero ryayo ribashe kubiryera. Yesaya 33 umurongo wa 14 kugeza 16 handitswe iri jambo ngo abanyabyaha b'i Siyoni baratinya ngo guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kwiteka? Cyo ni ikibazo Umwami Imana abaza ati nyumva neza ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abanyabyaha b'i Siyoni baratinya, abanyabyaha b'i Siyoni baratinya. Imana idufashe cyane. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya ngo guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Ngo muri twe bisobanura ntabwo ari mu bandi, ni muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Ati kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kwiteka? Bigaragara ahangaha hari ikibazo. Ntabwo Yesaya yavuze ngo mu bandi ngo yisige, muri twe no muri mwebwe abanteze amatwi nanjye nasigaye. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kwiteka? Umurongo wa 15 n'uwa 16 ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye akagahinda imiva mu gahato agashishuriza impongano bamuha akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso agahumiriza amaso ngo atareba ibibi, ngo ni uzatura harengeye yikingiye igihome cyo ku rutare azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Umva iryo jambo, ugendana gukiranuka. Ubwo bigaragara ngo yitoje gutegeka umubiri we, ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, uwo ntatukana ntabeshya, akavuga ibitunganye akagahinda imiva mu gahato agashishuriza impongano bamuha. Ntiwamuha amafaranga ngo abeshyire abandi ngo yemere, ntiwamuha amafaranga ngo asambane ngo yemere, ntiwamushukisha indamu ngo yemere, ngo agashishuriza impongano bamuha akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Urumva ko ameze nka wa murimbyi ati none maso yanjye, nawe matwi, nawe munwa wanjye, mubiri we, ati mwese mushimishe yankuye mu ngoyi, ati byari byose tumushime. Uwiteka abafashe cyane. Mureke twitoze gutegeka imibiri yacu, amaso tuyategeke, nuko iminwa tuyitegeke, amatwi tuyategeke, ingingo zacu zose tuzitegeke kubwo gushakira Imana icyubahiro. Ngo bizatuma natwe tubasha gutura harengeye, bizatuma duhabwa ibyo kurya bidutunga, amazi yo kunywa ntituzayabura nidushobora gukora dutyo. Imana ibahe kunyumva neza. Hanyuma igitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 30 umurongo wa 12 hakatubwira ngo kandi ni Buyuda ukuboko kw'Imana kubaha guhuza umutima. Ubwo barakundanye noneho ukuboko kw'Imana kubaha guhuza umutima, ngo bumvira itegeko ry'umwami n'abatware babitegetswe n'ijambo ry'Uwiteka. Ukuboko kw'Imana ndasenga ko guha amatorero guhuza umutima, ukuboko kw'Imana guha abagabo n'abagore guhuza umutima. Imana idufashe cyane abantu bemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye. Niko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 15 umurongo wa 7 ati mwemerane nk'uko namwe Kristo yabemeye. Nawe Yesu yarakwemeye, emera n'abagenzi bawe. Imana igwe kunyumva neza. Niba ari cyo Yesu yagukoreye, wibuke ko nawe wari gusenga Imana kagikorera n'abandi. Nuko ngo ukuboko kw'Imana ni Buyuda naho baraho ngaho badahuza, batemerana, bica, bagirira abandi nabi, bavangura amoko. Nk'uko tubisoma mu gitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 15 umurongo wa 5 wa 6 ho dusanga handitswe ijambo
igitabo cya kabiri cy'Ingoma 15 umurongo wa 5 na 6 ngo kandi muri icyo gihe abasohokaga n'abinjiraga nta mahoro bari bafite, ahubwo abaturage muri ibyo bihugu bose bagiraga imidugararo myinshi bakavunagurana, ubwoko bukarwanya ubundi, umudugudu ukarwanya undi. Icyo gihe nyine abitwa Abisirayeli ariko mu by'ukuri badasa n'Abisirayeli mu buryo bw'imbuto, bega ari izina gusa ariko batera imbuto z'Ubwisirayeli, kubera ko Isirayeli bisobanura ubwoko bw'Imana. Kugira ngo bisobanukirwe neza wasoma mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 15 umurongo wa 3 hatubwira ngo kandi hariho ubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri, nyamara bitwa Abisirayeli badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha, badafite n'amategeko. Kandi hariho ubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri. Yesu natugendere cyane. Kandi bitwa Abisirayeli, uzi ko hari abakristo bamaze igihe kirekire mwito badafite Kristo, uzi ko hari abakristo bamaze igihe kirekire mu madini batagira Imana kandi bitirirwa izina ry'Imana. Ubwo ngo muri icyo gihe ku murongo wa 5 ngo abasohokaga n'abinjiraga nta mahoro bari bafite, ahubwo abaturage bo muri ibyo bihugu bose bagiraga imidugararo myinshi bakavunagurana. Urumva neza, uranyumva neza? Aha Abisirayeli bavunagurana, bitwa Abisirayeli, bitwa ubwoko bw'Imana, ngo bakavunagurana, ubwoko bukarwanya ubundi, n'umudugudu ukarwanya undi, umuntu akaziza undi kubera ko batavuka hamwe, kubera ko ngo ari uwo mu bwoko bwa kanaka kandi yitwa umukristo. Umuntu akaziza undi ngo kubera ko hari ngo avuka ngo mu bwoko bunungu. Mwene data unteze amatwi, ngo ubwoko bukarwanya ubundi, umudugudu ukarwanya undi. Imana tugendere cyane, kwasanga itorero rirarwanya irindi, idini rirarwanya irindi, kubera ko babaga batarahinduka, imikorere yabo itarahinduka, ari idini nsa, bitirirwa izina ry'Uwiteka ariko badafite Uwiteka mu mitima yabo. Niko na Pawulo byamugendekeye, uretse ko Imana yamugeneza ikamuhamagara, aho avuga ati mwumvise Abagalati igice cya mbere umurongo wa 13 ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera, mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda. Idini yari ayifite, ati ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Ntabwo umva se ko yari afite idini ariko atagira Imana, ariko igihe kiragera Imana iramutoranya, nibwo yatanze ubuhamya byaje mu twabwiwe ati njyewe sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo wateye ku iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabe iby'isi nk'ubambwe. Mureke dusenga Imana, ukuboko kw'Imana natwe kubasha kuduhuza. Mwege twinginga Imana, yakuboko kwayo kwahuje Abisirayeli bagahuza umutima, natwe gukore ku itorero ryacu, gukore ku banyetorero. Ntabwo mvuga ADPR gusa, ndavuga abambaza izina ry'Uwiteka bose, kuko Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 yamwandikiye igice cya 2 umurongo wa 19 aravuga ati nyamara urufato rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ariko ijambo rikurikira ryo ngendere ngo kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ntabwo rero yavuze ngo umupantekote wese, ni umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka, idini yaba arimo yose arasabwa kuva mu bidatunganye. Bityo rero dusenga Imana ikore ku banyetorero, maze bishoboke bahe guhuza umutima, haba itandukaniro hagati yacu n'abapagani, urukundo ruranga abana b'Imana rutubonekemo, nuko ishyari ryimuke, Mwuka Wera abone icyicaro mu mitima y'abantu mu mutima w'abantu b'Imana. Uwiteka dufashe cyane. Ndagira ngo dusenga Imana. Niba mwanyumvise, abanteze amatwi mwese mbifurije kwiyunga n'Imana. Buri wese akareba ati mbese ahari iri shyari byaba byaravuye muri nge, wese ingeso y'ubusambanyi,
izi nzangano zo Imana irazibona ite? Mbese ahari nta rwangano rundimo rukaba rutumye ukwezi kutamurika? Reba neza, hari itandukaniro hagati yawe n'abapagani cyangwa mwese muri bamwe? Mbese uwo mwashakanye murakundanye nk'abana b'umucyo, umugore wawe Imana yaguhaye, umugabo Imana yaguhaye, ese so na nyoko murabaha agaciro? Niba muri abakobwa muri n'abasore bakira agakiza, mbese murabubaha? Mubereke ko mwakira agakiza, ko muri abana b'umucyo. Uwiteka abagire neza. Reka dusenga Imana, yawe natwe Imana idukoreho, kuko kwawe kudukoreho, kuduhe guhuza, kuduhe kwemerana nk'uko Kristo natwe yatwemeye. Imana idufashe cyane mu izina rya Yesu. Imana Data wa twese uhoraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Ngushimiye ijambo ryawe ukunze ko twumva, duhe imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, maze tubashe kugenda nk'abana bawe, nk'uko ijambo ryatubwiye ngo nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Nyamuneka turasabye ngo abagendaga ukundi, babandi biratana ibitesoni byabo, babandi bahindutse abanzi b'umusaraba wa Kristo, ubagarure mu nzira, bagende nk'abana b'umucyo, abakira agakiza, bagira itandukaniro hagati yabo n'abapagani. Ibi bisebe, izo nguma, turasenze Mana ngo uzivure, ukwezi kubashe kumurika, inzangano zive, itorero rimurike, ubusambanyi buve mu itorero, abana bawe tube abana batagira inenge. Mu izina rya Yesu ufashe abantu bawe bamenye gutegeka imibiri yabo. Nyamuneka utwiteho. Nous te demandons au nom de Jésus pour que tu nous donnes la puissance de posséder nos corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme ils font les païens qui ne te connaissaient pas, comme nous avons lu en premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5, où nous venons lire ce que Dieu veut, ce que tu veux, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité, c'est que chacun de nous possède son corps, ce que chacun de nous sache possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme ils font les païens qui ne te connaissaient pas. Et merci Seigneur, parce que tu vas nous donner toute force spirituelle de vaincre tout le mal, afin que tu sois glorifié par nous. Urakoze Mana ishobora byose, kuratugira neza, kaduha imbaraga zo kunesha uyu mubiri, maze buri wese muri twebwe akamenya gutegeka umubiri we, inzu yawe, kagira itandukaniro hagati y'andi mazu, bityo abatureba bataba n'abana b'Imana, umucyo wacu ukamurikira ab'isi, bakaguhimbaza, abatarakumenya bakakumenya kubera umucyo ubamurikiye. Izina yawe niryubahwe. Gushimiye ko wumvise rero, ufasha abasore, ufasha abakobwa bagende nk'abana b'umucyo, urubyiruko rwakira agakiza rutandukanye n'urubyiruko rudakijijwe. Mu izina rya Yesu, abagabo n'abagore bakiriye Yesu batandukanye batarakumenya, nyamuneka bari kudufasha tugende nk'abana bawe, twe kugenda nk'abapagani, babandi bagende bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo, babandi bafite ubwenge bwabo ngo buri mu mwijima, ndetse n'ubujijuka buri muri bo, kunangirwa kw'imitima yabo bikaba byaratandukanijwe n'ubugingo bukuvaho, aho habaye ibiti bakibusambanyi bwinshi, aho ngabo bagende bakurikiza ibiteye isoni. Nyamuneka udufashe twe kuboneka muri abo ngabo, tuboneke muri babandi bagenda nk'abana b'umucyo. Ndagushimiye ko ngiye gutanga imbaraga mu izina rya Yesu, itorero ryawe rikamurika nk'izuba, bityo abatureba bakatubonamo wowe, aho kutubonamo ibyo hanze. Nyamuneka utwiteho, sura abagabo, sura abagore, sura abahungu n'abakobwa, sura isi yose, yishura inzira y'amahoro, inzira y'agakiza, ko atari idini, ahubwo ko ari gukora ibyo ushaka. Tugushimiye kubyumvise, urukundo ruzagaragaza ko turi abawe, rubashe kubona imbaraga mu mitima y'abawe. Tugushimiye kubyumvise, yuko ushaka mu kutwitaho, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.